Guki? Zai. Icyo kibazo. Urakoze kuza kabisa. Ukabura byari kungora kuza kumbwira ko ngukeneye. So rero wenda dufite kuntu twabanye mu myaka yanjye nawe. Twacanye mu byiza mu bibi byose twabinyuranyemo. Ariko iki Kira umeze kubana nawe ntabwo byakunda. Nagerageje kwihangana kurenzaho, ndavuga wenda bizagenda bikunda, ko ntabwo byakunda. Kiragomba kuvana ukagenda, ibyanjye nawe bikareka kurangira, bikarangira nako burundu, no kubana mu nzu bikarangira, ukava muri iyi nzu ukagenda ukajya kuba mu buzima bwawe ugakomeza life yawe. Ko sinshobora kubana n'umuntu nzi ko azi irengero rya musaza wanjye, nta n'ikintu na kimwe mbona ashaka kubikoraho. Nta bundi buryo buhari rwose pe. Ubonye umwanzuro ugomba gufata rongo. Nta wundi mwanzuro, ntabwo no kurebana nawe ubu biri kungora, gusa nta bundi buryo nagombaga kubikora. Nagwambira umwana mwiza, narakwizeye, yewe ndagukunda, nkubira umwana mwiza, ndavuga mbonye umuntu tuzatangirana ubuzima tukabubanamo, tukaba nyine mu buryo bwe bwose bushoboka. Ndihangana ndiyamana, Kira nakubereye umwana mwiza guhera ku munsi wa mbere kugeza ubu. Akuwe wanyituye kujya kugura indaya, unyitura musaza wanjye kubura, unkorera ibintu byose nyine ibishoboka n'ibidashoboka. Nicyo gihe ngo umubano wanjye nawe ushyirwa akadomo, bitari ukuvuga ngo turatandukana, bimwe buri wese afata icyumba cy'undi afata icye. Noneho ubu ngubu ugomba kuva muri iyi nzu ukagenda. Ndumva n'ibintu byinshi nshaka kubivugaho, uko twabanye nuko. Yewe we, igihungu kiteta kuri nyina. Sundi umurika azikunze kumuha akazi ko kureba. Yanabihambura soroba ntugire. Byose nahita bikuramo first. Ama kwisukisha. Kwisukisha nanze mama. Okay, nzafata miliyoni y'ibibazo byo kwishushisha gusa gende. Miliyoni basaba musitsi bisiko bya Burundi ariko. Mvane Burundi. Urazajya shyiraho bimwe n'ibisaka. Ngenda afata miliyoni nyishura mu gusa. Amafaranga nzahimba rwose nzatanga. Ninjuri. Ababyeyi bose barabyaraga. Asikewe. Iki gihungu cy'ikinyabwoba, igihungu cy'ikinyabwoba. Imigeri. Kuta jet za jet. Turashose. Amahoza. Suba ho hageze ute mu Kenya. Akuri nawe aragenda ye. Ese ubundi ubu ni gute ntashaka kuza ahantu muri? Irungurira kwisha. Ritanyica. Uradukumbuye. Reka mbabaze ikiranga. Ntarunguriye nyinshi. Tati bino cyo hanga. Oya muri cyo cyaro tumureba guma urata tukureba. Kino cyo kiri kwanza nkicarira hari. Okay, hitamo. Igumira horata. Tante ngwino radi. Kana yicarira. Ababyeyi bose nabeza. Turagishaka kwiga tucyumbe kinacyo. Tana nshaka kumusuka. Yewe uyu muhungu sinzi umunsi yavuye iruhande rwa nyina. Sinzi kazuba kuba. Izi umuhungu wa mama. Kumva ku mama. Umva muceceke mbabwire nkuganiriye nabi. Nje kubacyura muze dutahe. Ucyura bande. Mwebwe. Do. Twigeze tubura cyo muceceke mu nyumve. Wandambiwe. Oya. Wampaze. Mizuteze. Nzi neza. Kavuye munsi. Ntabwo amasamba nigiye muri pause kwirira. Ruvuye. Shahiyo. Teorere narimvuye munsi shaho. Urumva nyuma ndashakira nsaba akazi. Pasiteri. Ako kubwiriza se no gusenga.
kariya ntabwo babahemba urumva no gukora umurimo w'Imana ariko nyine bakahembwa n'Imana noneho dukeneye n'akazi kazana n'amafaranga yo kuba twahaha ibyo turira mu isi ubuzima bugakomeza nyine kwambara kwivuza kugira ibintu nk'ibyo ngibyo niko kazi dushaka agakomeza agasenga agakora Imana ariko afite n'akazi rero nashakishije ahantu hose napfunze imitwe byanze Nese ashoboye iki bindi bitari ugusenga wenda shariga buriya yakora ibintu byose muri iki gihe sogira ngo ubundi umuntu icyo yize n'icyo akora ko n'ubundi hari ukuntu umuntu aba afite ubushake ariko ugasanga akazi bamuhaye agezemo n'isangemo oya ubu akazi kose yabona byagakora kaba gasaba imbaraga cyane ko yanize noneho n'ibisaba imibare n'ibigira ute nabyo yabikora yarize ni na byiza ntago cyaza akazi kaba gahari ariko icyaza nyine kubona abantu bakaguha ibintu aba arimo ikimenyane n'iki ibintu byajemo ikintu kereka hari umubosi njya nkoreye imodoka afite njya numva ngo afite urukampani runini cyeka ngiye kukubariza nkumva wenda niba yajya yamamwa akazi ikoshaje ko abakozi erega n'igihe usanga abo bosi batazi aho bakura abakozi ugasanga wenda umubashije gutya atateke avuga uko nyine hano hantu nyeneyemo umukozi agahita amushyiramo yazanye no kuzajya mbwa umuntu ngo mfite umuntu akeneye akazi senza mbwa ngo yabasha gukora ikintu muri company urumva akuba nka ko nawe cyangwa secretary byose yabibasha nabyo yabibasha yabako nawe yaba secretary yaba iki byose yabishobora diplome sa ifite se sumbiye arayifite yabona agenda mbaza mu boss numve none ngenzaza kugura mu rugo nkubwira uko byagenze nta kibazo rwose wabukuze kandi wumve ko aragakeneye wenyine urumva yigeze kugashakisha aho gisoza arashakisha arakabura nyine agacika intege ariko ubu ngubu akabonye yagakora ko aragakeneye afite ibibazo byinshi by'ubuzima bwe by'umuryango we kandi bikenera amafaranga umunsi ku wundi rero akabonye ni ukuri byaba ari umugisha wibaze nyine aho ngeze nanjye nkaba nsigaye mbyuka nkajya gushaka akazi ntazi noneho ngo nagashakira ntabwo birantunguye kubona umukobwa yifata kujya gushakira umuntu usora akazi ntabwo mbega okay, it's okay. Bossy boys. Uzagira urugendo rwiza ntacyo utakoze wambereye umubosi mwiza ndago wigeze njyamo ikirarane itariki yaragira gukanyishura rwose ndacyo ndakoze mabusha namubwiye ngakubabarire urusanze ari nabyo turimo ndamubwira tubagiriye imboye bosi ko nta muntu ku isi utagira ikosa ko nawe wakosara byanga none nyine yahisemo kwirukana mabusha ngo nizamba bosi aciye bugufi mu mutima nubwo atari kubasha kuvuga ahubwo ugenda ujya kumuzanira imyenda yawe ujya kumuzanira imyenda It's okay. ariko nyine ibyo naba narakoze byose amusore bosi koresha ikinyarwanda nanjye numve ntabwo nafata umwanya mwinshi nisobanura cyangwa se musaba imbabazi nyine boshi sisobanura wenda arakubabarira Zayino nimba namaze gufata umwanzuro amaze kuwufata mabuje bakwisubiriye koko bamugiriye impuhwe koko ngo nizambe uyu ni umubosi wacu ariko nibyo izi ni ingororano z'icyaha nyine iyo nza kwihangana nkagendera kuri cyaha wumva ameze neza
gute no kwitegura ubukwe bwanjye? Mabuja reka kurira nawe muri kundera agahinda. Ariko reka mpangane n'ingaruka z'icyaha nakoze. Usaba imbabazi arakubabarira, ndabizi Mabuja agira umutima mwiza. Mugirire impuhwe no kubikora. Nzayino byarangiye. None ikindi kintu nyine nakora ngo kimindure ibitekerezo. Bose fuka amabasi aragira imbuga. Nzayi uzamwiteho. Ntabwo ndamwitaho pe ngo mbishobore. Bose ndushobora kumva muri aka kanya nibwo ndi kumenya agaciro kanyu muri babiri mbafite. Nzayino mfite kubyihanganira kandi nkabicamo sibyo. Mabuja ibuka umunsi yakubwiye ko agukunda. Wenda ugira imbuga. Bose urigendeye. Mabuja aragiye mugarure. Suragira muri iki gihe Mugirire imbuga. Umva ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. Mwebwe muze dutahe. Ubu namenye ko Fabiola atari dayimoni. Yego ye. Kandi uko niko kuri mwumve mbabwire ngiye ubu mvuyeyo. Nk'ibyo wabibwiwe n'iki ko atari igenesi. Umva nkubwire ubu tuvugana niho mvuye. Ngiyewe mu gitondo nabyutse ndavuga ariko uwajya kureba Fabiola. Ndasenga maze gusenga mfata Bibiliya yanjye ndagenda. Ngezeyo ndagenda mitambwa numva uribeshya ndeta nkurangiza. Ahita imbaraga bazukuye mu bye. Nari mfite ubwoba ariko nanone mvuga ngo mana ugendane nanjye. Yitwaye ate nyine wowe kuko ubona ufite Bibiliya. Yivuga gutyo ahita arira. Ari kwiyurubika. Uretse se ararira arambwira ngo anti mbabarira wicare byibuze tuganire. Shira ubwoba ndangije ndicara. Ariko nicara mfite ubwoba nyine numvaga mfitemo imbaraga ariko mfitemo n'akantu k'ubwoba. Ndangije nabwanti rero nturi kuvuga ko utari dayimoni. Fata ino Bibiliya. Ahita ayifata. Nko kudinyene natwe tugenje. Uretse kwiyoberanya. Amaze kuyifata. Reka nkubwire banza wumva. Banza reka tubwire inkuru. Reka mbanze nagize ibyanjye. Yewe na Ibikize watangiye. Mama ujya. Data banza tubwire none se. Nawe na ahantu ujya. Ndabibabwira. Okay nta kibazo na ahantu bajya ariko mubanze mu nyumva. Nyamara wenda nuko nshobora kubikubwira ukagira ngo niga amagambo ganjye ariko Mabuja reka ngubwire. Ngubu koko iri kosa ukoze reka ngite ikosa umbabare kwa ngoresheje ijambo ikosa Mabuja ugira ikosa. Ngubu wirukanye bosi ejo bundi ukazaje kubona ukabona musaza wawe aragarutse waramwirukanye. Ushobora no gusanga musaza wawe atarapfuye wenda teta yaramufashe akamujana ahantu runaka akamutereka nguko nawe bari baragushimise. Urukumva nese kwera iki teta atigeze agufata ngakwica agatuma abantu bagushimuta bakakujana. Ngubu wenda nawe ariko byagenze bakamufata bakamushira ahantu runaka ejo bundi ukazaje kubona ukabona aragarutse kandi warabuze umugabo wawe waramwirukanye. Ibyo bintu wabitekerejeho injuro zirenga 5. Nzayi wambara ibyo utazabura byose nginga atimenye. Wambara ibyo tukabireka. Mabuja ndawundi mugabo uzabona umeze nka boss. Nzayi wambabariye ko nyamara ibintu ndi kukubwira ni tubuze umuntu. Wamaye amahoro. Tubuze umuntu w'umugabo. Nshobora byose. Mabuja bana n'icubahiro wari ufite yari boss. Ubu ko kugiye kuba umugore witunga kandi yari afite umugabo. Mabuja nyamara ubitekerezo injuro zirenze zingahe. Boss ararengana. Ejo bundi wazaje kubona ukicuza kandi bujya mu buzima. Ijambo ngiyo menya iyo umuntu arigaruye mu buzima ntabwo yasubiza ibihe inyuma ngo arikureho. Mabuja bamubwira imbohe koko wacingo nizamba koko ubwo barakubwira ngo niyo umuntu abyaye ikibazo arakirigataga. Ubwo nyine nawe nimba arashatse umugabo udashaka.
Okay. I'm sorry. Akenshi mu buzima hari igihe nyine ubusore bwacu budushuka cyangwa se gira watanze ubusobanuro bwinshi pe sinzi impamvu sindaraye gihagaze ku ijambo umusore. ntabwo njye nyine ni kukubwira umusore kugira ngo mbabarire cyangwa dusubirane ariko nuko nyine ndi kumva ko icyaha nakoze kiri kumbangamira nyine amagambo nibyo nyine nimba ubuzima bwanjye bwagomba kuzarangira gutya nyine ntacyo nari kubihinduraho cyane ko ari nanjye wabyikururiye akenshi hari ibyo ducamo kubera ko ariko Imana yabitugeneye akari n'ibyo twikururira ndababaye nyine kuba no kuvuga byinshi ndaye uzamubera umwana mwiza sibyo yego kandi uzitonde bose witwaye Zayn. mugarure we ari umubosi mwiza mana mabuja we uje kwinjiza mugirire imbuga n'ukuri kw'Imana mugirire mugarure bosi wanjye mana we nzagura undi mubosi wemba neza ngawe mabuja ndakwinginze ahubwo birantunguye kubona umuntu w'umukobwa yafata akajya guhigira umuhungu akazi harimo akaye kantu sha nyine iyo ukunda umuntu wifuza ko nyine nawe yagira iterambere yagira icyo ageraho akakigeraho akakigezaho n'umuryango rero kubera ko yacitse intege uba ugomba kumufata akaboko ukamwereka ko bishoboka nubwo yakabuze icyo gihe wenda si cyo cyari igihe ariko ubu ngubu Imana nyine yamufasha kukabona agakora. Mukunda ko ari pasiteri cyangwa ni rwa rukundo njye numva rw'iki gihe? Aha nyine ndamukunda n'inshuti yanjye. Muzanime mbuta ubwo bukwe da. Ariko yawe pasiteri n'inshuti yanjye nawe tumaze kuba inshuti bumva se nabura kubutaha. Oya bunabaye wabutaha ntacyo bitwaye. Se twakanga kugutumira koko. Oya wenda kwa mgemba mbona mba nibere mu byaro. Njye mba numva nta minyano byabereye. Aha byaba wabimenya aho muri cyo ubukwe se bajya ngo bujye buyobekana. Ntago bujye buyobekana ushobora no guhura n'umuntu akabwira ati se ntago uziza mu bukwe bwa pasiteri. Ugahita umenya ko tubufite. Ngende shaka okay nafatina naje bagene mu rugo bajye kwisi. Oya nabanza tubwira ikintu kiri kumatana. Ni iki kitwereka ko Fabiola atari igini kandi nyine mureke mu nyumva ikibazo ntago muri gutuma mbabwira ukuntu bimeze. Kandi njye nabatangiriye inkuru yose kugira ngo byibuze ubwoba bubashiremo. Mama nahano mujye ngewe namaze kumubwira. Soro ica. Yicare njye nahano. Ubwoba original. Kandi mama nahano agomba kujya. Narimbi. Ari umujyana kwa Barata mbibwirira. Noneho muhereje Bibiliya yifashe mitamugani noneho somera muri Yesaya 40 nta gini shobora gusoma yagiye muri Bibiliya muri Yesaya arahasoma neza Jojo mwisi yababaho dore ko ngo n'umusaza atinya nyina
nta dayimoni ryafata Bibiliya. Ijambo ry'Imana Bibiliya yera kirazira nta dayimoni yafashe Bibiliya arayisoma. Utinya Imana Arayisoma. Mama hoze tinya icyaha. Jewe ntago naje kubabeshya murabizi sinjya mbeshya. Ibi ndi kubabwira no kuri jana. Yafashe Bibiliya arasoma yafashe Bibiliya ndamubwira noneho niba utari dayimoni soma muri Yesaya 40 arabumbura arahasoma. Ni nacyo cyahise kinyemeza ko koko Fabiola atari dayimoni. Kandi rega ntago nabarenganya n'ubundi afite ukuntu yiyoberanye. Inkuru none ubu ngubu ngiye kuryo igitabo cyanjye niho ngiye kucyandika shiza amanga. Niba Fabiola yafashe Bibiliya gasoma ntabwo ari dayimoni, ntabwo ari idini. Wareka zisorekana nawe bagataha wowe uragenda ujya. Ngiye gasigara wajya kwivanga mu nkuru z'abandi mu rugo rw'abandi. Nana uzi ko aribwo noneho igitabo cyanjye ngiye kucyandika noneho neza. Mama akamu buhamya na Fabiola akatubwira ibye akatubwira naho amaze iminsi mumbabare muze tugende. Mbese Nana ntago tujyana Nawe tujyana. Tujyane nyine twese Sorba tugende. Sorba yaguze kugira ngo uranze. Sinshobora. Ni mubihorere nimuze twigendere. Noneho ubu bazumva amakuru nyuma nabo bazaza ndabizi. Ko mfite mwakoba ariko se ufite akoba kameze gutse. Ubwoba ntago wabura kugira ikibazo ngo nitwe twatangiye ibintu reka tunabisoza. none fata igifata. Jojo ubwoba bureke. Kandi n'ibimenyetso yarabitweretse. Twavugaga mu izina ry'Yesu akavuga mu izina rya Yesu. Twaririmba akaririmba. Ubwabye ni ikimenyetso cy'uko atari dayimoni. Genda uzane igikapu se tugende. Ubu ni bw'igitabo cyanjye ngiye kugitangira gushyashya noneho. Nawe n'ibitabo byawe Mana. Ndi umwanditsi nta makuru agomba kunshiza. Ngwino nyine tugende tumwicaze atubwire inkuru yose yuko byagenze tunayimenye. Nana mwihorere genda uzane igikapu cyangwa uragenda wambaye gutya. Mushakira imbuzane pose ndararagiye. Pose ndamukuze. Mabuja ndakwigize. Mabuja tekereza ibihe mwagiranye. Tekereza umunsi wamara kubwira akagukunda. Ndaje nanjye muhigira akazi hasi hejuru wenda kugira ngo atazambaza gutwerera wenda nzabe natwerereye akazi. Ese ujya ngo niba mutwerere n'ikintu gikomeye. Mutwerere ikintu gikomeye pe kuko wazasanga ahubwo ari we watwereye ikintu gikomeye no kurusha umuntu waje akamuhereza amafaranga nyine ari aho ngaho. Kimwe nkuko nshobora no kwabwira ati mu imodoka mbatware cyangwa njye bakanikira. Si byose. Wowe uri umuntu w'ingenzi ntago wabura icyo ukora. Sha naribi rero ubwo se uzambwira nukabona mu rugura hazi uzambwa cyase ngwe na nimero yanjye cyagesa yimahise igihe nazaga kandi ko kwigiye ujya kuturebera hanze nta kibazo rwose uko abonye wamamagara cyase ukaza no kundeba nazi no mu rugo nese ko ari onyira nundi njye mu kazi cyangwa nta kibazo rwose sawa kambisengere nanjye ndebe ko Imana yabijyamo sawa merci Mama wibuke kundi atangaga iposho kugihe yari umubosi mwiza Mana yanjye we Mabuja ibuka kundi yari umubosi utarakare ndago yanywaga inzoga ndago yari umusinzi ndago yari umwambuzi yari umuntu wishura Mana we barabivuze we gakeza ndago gahoraga mutama bosi mwiza wanje aragiye Boss, uragarutse. Uje gufata iki? Uramubabariye. Uje gufata iki? Uramubabariye. Nzayi nubireba sari kumbwira ngo mubabarire nureba ko gifite ya mete ya teta nureba ko ndigeza mwimuramo none kumbwira ngo mubabarire Bosi wayijugunye koko nubireba byose musubira kuvuga ngo mubabarire Bosi wayijugunye muri bosi ndakwingiye fata iyo mbeta uyijugunye dore naje kugusaba imbabazi wabi nubyibane ariko buryo adashoboye